papa yapfuye 2001 nibwo yansize yapfuye yansize mfite amezi 3 hanyuma papa yigishaga muziki ntabwo nzibagirwa ikintu cyangomye mu mutwe njya nibuka hari igihe ikintu cyansigaye mu mutwe nige nabonye mama ari gusohora intebe azigurisha twari dufite intebe nziza z'imisego nyine intebe mwakira gihe bibi cyane ariko kuko njya nibuka buri hari igihe umuntu avuga ngo inzara iraryana ariko ngewe nze experience y'inzara uburyo inzara iryanamo byanyabye ariko inzara yaraturiye njya nibuka ari cyo ngukundira mana nukutameze nk'abantu nyumera nkabo nari kwihisha he kwiwawe gusa riho mungira nyumera nkabo nari kwihisha he kwiwawe gusa riho mungira nyumera nkabo nzara yari kunyica nyumera nkabo ndabyibutse nyumera nkabo nago wari kumura mu buzima bubi nyumera nkabo papa nari guhungira he nyumera nkabo nari kwihisha he kwiwawe gusa riho mungira. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali Inyarutarama ebana n'ahantu heza cyane no kuhavuga cyane kuko munahazi mu mazu kwamenyera cyane ndi kumwe na Munezero Jean Pierre yifite ka gitari ke kahinduye ubuzima bwe kahinduye byumwe ko n'imitekerereze ye nyuma y'igihe kinini cyane yibaza ngo se ino sinzayibaho gute ubuzima nzabubamo gute. Jean Pierre tugwe kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ibyo mvuze nibeshyeho iki? Nta kintu kinini wibeshyeho ariko nuko buza ahubwo gitari zahindura ubuzima ariko ubu ngubu ntago burahinduka neza. Burya iyo bwatangiye guhinduka no kumva ko buzahinduka bwahindutse icyo nicyo cyane. Jean Pierre rero navuga ngo ufite inkuru y'ubuzima bwa ko turi muri si ntawe udafite inkuru byanze kunze turi muri Rwanda ntawe udafite inkuru yavuga nti byanze bikunze iki gihugu cy'imisozi igihumbi kibibazo igihumbi gifite ibisubizo igihumbi kabisa. Uyu munsi rero tukumwe na Jean Pierre waciye mu bibazo bitandukanye akaza kwegura gitara akavuga ati ubu ni bwo buzima ngomba gukurikira nyuma yuko amashuri bidakunze nyuma yuko haje ubukene nyuma yuko mu muryango wacu haje mu rupfu rukantwara ingenzi nuko reka duhere wenda mu bwana bwawe igihe byatangiye kuzamba bitagenze neza. Urakoze cyane nanagushimira n'ubwa mbere ngiye kuvuga inkuru yanjye uranabyibuka guhamagara narakubwiye ko nshobora no guhamagara no kuzindi cano ariko narebye icano ica ibintu byubaka cyane. Ndagushimira cyane Imana igumugisha mwinshi. Ngiye rero navutse mu bana 3 mvuka ari njye wa nyuma. Papa yapfuye 2001 nibwo yansize yapfuye yansize mfite amezi 3 hanyuma papa yigishaga muziki urumva mw'icyo gihe umuntu wigishaga umuziki ari umuntu ukomeye yigishaga gitari solo yari afite impano y'umuziki itangaje ubu nanjye abantu baruzi mfite gitari ubwo bareta bumva ukuntu bimeze ntaranabyinjiramo. Hanyuma papa tarapfa twari turi mu buzima navuga ko bwari bwiza mw'icyo gihe urumva mu by'ukuri abantu bari bafite inzu yabo irimo intebe z'imisego intebe nziza cyane urumva mw'icyo gihe twari abantu bari bifashije. Ndabyibuka papa akimara gupfa ukuntu abantu basigaye bavuga ubwo urumva abantu baba baragiye bambwira mama akanyicaza akambwira ukuntu byagenze baravuze ati sibu papa bavuga ko ari umuntu ufite ubwenge bwinshi kubera no kugira ngo abashe siyigishaga gitari gusa ahubwo yakereyaga gitari. Urabona hari ukuntu yari yarakoze imashini mu biti akajya nyunga udusinga tukikaraga dukavamo imirya baza n'igiti marsh agashyiraho imirya gitari gasohoka imeze neza. Yari umunyabwenge cyane. Hanyuma baravuga ati sibu ko apfuye bari bamuza abantu benshi kuko ndabyibuka akimara gupfa ciyo nk'imyaka nk'ine abantu bajyaga baje gukoresha amagitari hagati Felix yarapfuye yitwa ngo nanga Felix naruka mu mahoro twavuga ati Felix yarapfuye ati reka ntago bishoboka ati Felix yapfuye gute ukagira ngo bari bumvaga ko azaba ariko twavuga ati yarapfuye bikababaza bakavuga ati twatuje gukoresha muziki twatuje kwiga
nuko bigenda gutyo aravuga ati subu bizagenda bite nuko ubuzima buratugora cyane njya nibuka ntabwo nzibagirwa ikintu cyangomye mu mutwe njya nibuka hari igihe ikintu cyansigaye mu mutwe nige nabonye mama ari gusohora intebe azigurisha twari dufite intebe nziza z'imisego nyine intebe mwakira gihe mbese umuntu afite intebe z'imisego urumva ko yabaga ari umuntu zari intebe nziza zari zifite rwose n'umwenda uriya wa babita kwire ndabyibuka mama icyo gihe yarazisohoye arazigurisha nicyo kintu cyangomye mu mutwe nari umwana ariko iki kintu ndakibuka cyangomye mu mutwe ubwo urumva yari gushakisha uko bigenda ari gushakisha ubuzima urumva umuntu usigaranye abana batatu urumva nimba ni njyewe mutoya ubwo uhita wibaza abandi bo ni bakuru grand frère na sister ndabasuje cyane nuko tuba mu buzima guhera icyo gihe tuba mu buzima bugoye mama arahasoringa urumva ni nta mashuri yari yarize nta bindi yaratunzwe na papa ari we ukora ibyo ngibyo bikamuzana amafaranga hamwe no gusenga Imana ikatubeshaho hanyuma tubamwe ubwo buzima dutangira kwiga grand frère yarandi imbere birumvikana na sister ari nge wa nyuma nange ntangira kwiga ariko nza kugira ikibazo ngeze mu wa gatandatu primaire nangira kujya ndwara umutwe nkaba ndi nko mu ishuri nareba ku kibaho nkatangira kubona ibintu by'umweru nkatangira kubona sinzi ibintu ndi kureba umutwe ukandya amaso no mu amaso urabona ko yaratukuye nyine no kubera ni ibintu nyine utamenya ukuntu byazaga nkajya mu classe nkabona abandi bakiga nje nkabona nk'ibintu ntazi nkataha nkajya kwa muganga njya nibuka ari ama examination nagiye nkora ndi kwa muganga ndakomeza ndapushinga ni ibintu tutari tuzi ngo byaturutse hehe byavuye hehe ariko nyuma twaje gusobanukirwa ko ari imigambi ya satani ko satani atagira ngo nige ndapushinga ndasunika ngera mu wa gatatu segonderi nkora examen national ndabyibuka nakoze examen national mu buryo bungoye ari na examen nakoze ndwaye pe ariko Imana yakishyira ndatsinda njya banyereza kujya kwiga computer ndagenda ndapushinga nabwo nkifite ubwo burwaye ndapushinga ndiga umwaka umwe ndawusoza wo mu wa 4 ariko ngeze mu wa 5 biranga pe kuko natangiye kujya niga nk'umunsi umwe icyumweru kigashira ntongeye gusubirayo nkiga nk'umunsi umwe icyumweru kigashira mbona rero ntago biri buze gukunda bagareka magarike ndebe ko ubuzima bwanjye bumera fresh turasenga Imana iranshyigikira nuko mpita nangira rero gutangira gucokoza utu tuntu tw'umuziki ubwo urumva ariko twaje kwimuka navukiye Nyamasheke twaje kwimuka turahava tujya Nyagatare ubu ngubu mu rugo ni Nyagatare hanyuma Nyamasheke twagiriye ibihe bibi cyane ariko kuko njya nibuka buri hari umuntu avuga ngo inzara iraryana ariko njyewe nze experience y'inzara uburyo inzara iryanamo byanyabye ariko inzara yaraturiye njya nibuka ariye mama yigeze kuza avuye gusenga no umuntu ukunda gusenga cyane amasengesho aramubasa no mu ngubu tuvugana naje ambwira ko agiye gusenga ariko ngati ndagusengera Imana igushyigikire Imana ibane nawe ndabyibuka yigeze kuza avuye gusenga asanga twicaye njyewe grand frère na sister twicaye urabona bavumba sinzi niba uyizi bavumba bwa abantu bazi za Nyamasheke n'ahandi mu cyaro barahita bayumva ni igitoki kiba kiri mu rutoki gigira amakakama kugira ngo ukirye urabanza ukacyanika kigashiramo amazi y'amakashi hanyuma ukajya wabona ntiwagiteka ngo ukirya ako kanya cyakwica njya nibuka yaje avuye mu masengesho asanga twakicayeho turi batatu twabuze ikindi gisubizo yaragiye of course nta kintu afite nta kintu yadusigiye nawe nta kintu afite ntitwamubremingaga arangije asanga twakicayeho turi kugitonora ikintu yahise akora ahita ajya mu cyumba ararira arapfukama aravuga ati Mana niba waravuze ko bizagenda bite niba waravuze ko uzandengera niba waravuze ko hari imigisha myinshi iriho n'abana banjye gira ikintu ukora ubuzima byaramubabaje ibyo bintu bimuguma mu mutwe ibaze kubona abana urumva icyo gihe nta nubwo nanjye nari muto ariko n'abandi ntibari bakuru cyane ariko tubona nta kindi gisubizo gihari turavuga ati reka tugitonore tuhita tugiteka kandi bavuga ko ubundi kiriya gitoki gishobora kurya abantu bakizi bo bazatubwire muri comment ni igitoki kiba gishobora kukwica nuko ubwo rero arangije arababara inzara iraturya tubura uko tubigenza Imana ariko ikagiturengera ikaturindira mu buntu bwayo ntitwigera tuba mayibobo ntitwigera tujya kwiba ntitwigera mbese Imana iradukomeza kuko ikintu cyo nabonye iyo tukiza kwicwa n'inzara Imana nayo ikadukora ukuboko kwayo
twari kujya hanze tukiba tugakora ibindi bintu bibi kandi ntekereza ko niba aba ikintu cyari kubabaza umubyeyi nicyo ngicyo kuko ibintu byose yabikoreraga twebwe. Muneze mbwira hari abantu uyu munsi bari kutwumva bareba inkuru yanjye batigeze baca mu buzima bw'ubukene cyangwa wenda babaye abakire Imana yabagire neza abandi uvuga uti bavuga umuntu ashobora kuvuga ko bavutse imihanda iharuwe inzira zaraharuwe nk'umuntu utazi inzara kwiryana wamubwira iki? Urakoze ubwo niba abandi bavutse agatarakaka agataraka yego nibyo kandi buriya Imana ikintu cyose kiba Imana yagicuzinze yemeye ko kibaho kuri wowe kandi ntekereza ko buri kintu cyose kibaho kugira ngo gigusigire isomo ariko abantu bavutse agatarakaka ni byiza kubera ko n'ubuzima bwiza Imana barabetiyemo ariko nagira ngo mbahe kuri experience y'inzara n'ik'inzara yanyigishije wenda kugira ngo nibajye babona umuntu aje kubabwira ngo ndashonje cyangwa umuntu aje kubasaba bajye bumva ikintu ariko ari gusobanura neza kubera ko buriya uzi ko inzara ishobora kukurya kugera ku rwego wumva inzara irakurya ukajya ureba umuntu wese ukabona ni mubi ukabona umuntu wese ukajya uhura n'umuntu mu nzira ukabona ni umunyamutima mubi we wahura n'umuntu wabona yimereye neza ukavuga se nkabura ntago abona ko nshonje kandi mu by'ukuri nta n'ibyo aruzi nta nubwo nta n'ikibazo ukajya mu rusengero ukabona abantu bose ntibakijijwe kuri kuvuga se abantu bose bari gusenga bitaragaza ubu ntago bazi ko nshonje mu by'ukuri njya nibuka umuntu umwe yigeze kuza ubwo ndacyari ntago ndakibagirwa ndagira message mbaha ukoze njya nibuka hari umuntu umwe tugeze kuba turi mu rusengero turi kubyina umuntu umwe arabyina cyane arabyina icyo gihe njyewe nari naburaye nakundaga kuririmba abantu banze nk'umuririmbyi mwiza abantu bankunda naririmbaga muri korali y'abana ariko ndirimba no mu y'abakuru baranyifashishaga korali y'abakuru nayo ndi umwana mutoya cyane pe nuko ndi umuririmbyi hanyuma ndabyibuka icyo gihe nagombaga kwantona indirimbo nagombaga kuyobora indirimbo ariko ndaburara ndavuga ninza kwantona indirimbo naburaye nshobora kuza kubura umwuka cyangwa nkaza gusebera imbere y'abantu nkaba nanagwa hasi mpa ku ntebe ya mbere ndagenda njya ku ntebe ya nyuma hanyuma nkajya ndi umuntu umwe turatera amakurasi abantu barabyina umuntu umwe aragenda imbere arabyina ubona yahimbawe icyo gihe ndabyibuka nagize niba nabyita iki nagize nk'agahinda mu mutima ndavuga se wa Mana kuko nari umuntu ngende umuntu usanzwe unezererwa Imana iyo mfite ibihe byiza muri njyewe nta kintu gituma negeye Imana ngo nezerwe ndavuga ariko se wa Mana ubu njyewe iyo nkiza ahangaha nkaza nanjye nkakora nk'ibyo uriya muntu ari gukora bura ntago byari kukunyura numva ndababaye cyane numva ndihebye nkajya ndeba abandi bana nyine baje bameze neza abana bo mu gikoma cya avoka mugani wa Maroke niwe njya numva bivuga nkajya mvuga ati se Mana ubu koko bizagenda bite ariko ndagira ngo mbwire abantu ikintu kimwe abantu bavutse batazi inzara bura nubona umuntu aje akakubwira ngo wampaye burangiyewe ntago ndi umukire nta mafaranga mfite of course nyine ntibirakunda ariko bizakunda ndabizi ko bizakunda pe icyo kintu cyo ndakizi ariko mu bushobozi bucya mfite iyo umuntu ambwiye ngo wampaye hari n'igihe ngerageza niyo mfite nk'igiceri cy'icumi ari n'igihe cy'ijana cyangwa numva nari ngifite nka gahunda mvuga ati ndagura amayinite cyangwa iki hari igihe ngerageza kubyirengagiza nkagerageza nko kureba hirya nkagerageza ariko nkumva ikintu ndibuka nigeze guca ku muntu aransaba yari igicumba aransaba mfite ibiceri bya 400 ari nyina ndamburura ukuboko ni hari Kigali Remera aransaba ndangije ndirengagiza ndakomeza ngeze imbere numva neza biranze pe mpita ntekereza ubuzima bwa ndavuga ati kandi uriya muntu wasanga mu by'ukuri njyewe nyine wari ugiye kumuha cyangwa ijana nari ngiye kumuha ari ryo yaragiye kubanzirizaho cyangwa se n'ibindi numva umutima uranze bitangaruka mpereza bya bitero byose nari mfite ndavuga ariko Mana uzabyibuke uzarebe ukuntu nkoze uzagire gute ariko nagira ngo mbwire abantu ikintu kimwe umuntu yagiye kugusaba agatobora akagusaba ujye umenya ko yabuze andi mahitamo buriya ubuzima bwacu ukuntu duteye uko umuntu kose yaba ameze uko umuntu yaba ari mubi kose yaba ari umukene kose agira respect uko yumva ashaka kwihagararaho ku giti cye okay mu bushobozi bwe bukeya nta kibazo ariko byibuze n'akakane gake nujyumva nk'abantu bari kuburana akagati wansuzugwe cyangwa byangenze bituma ati niyo wabundusha amafaranga nyubahira ukondi ukomeze byubahe ntuntesha agaciro cyangwa unkandagirane niyo mpamvu umuntu burya nakubwira ngo ndashonje mfasha ngo ndikubwira aba bantu ujye wumva ko yabuze andi mahitamo ujye wumva ko yabuze ubundi buryo kuko inzara irakurya ikagutegeka
kujya kwishora no mu ngo z'abantu bashobora kugufunga. Rero abantu bajya bumva gukora. Nuko rero nyuma yuko uhuye n'ibibazo ugapfusha umubyeyi wawe nta hantu wagize uri kuribwa n'inzara ko yaba papa yari ariho ugatangira kwibaza utuntu nk'utwo byaje ryari Munezero? Nta mvuze ngo ntago byaje naba mbese byaraje inshuro nyinshi pe. Ndanibuka twigeze kuba turi genda byuka twatuvuye ku mukecuru kaka wanje tuvuye gutarama nyine nimugoroba twakundaga umuryango wacu kureba ukuntu duhura tukaganira nuko bigasoza tukitahira buri wese akajya kuryama. Hanyuma ndabyibuka twavuyeyo twishimye tumeze neza twaganiye na famille twishimye ariko tumanuka n'ubundi mu rugo nta kintu gihari cyo kurya. Tugeze mu rugo tubura ikindi kintu nyine cyo gukora. Twari dufite ibiryo ngo turye kandi hari habaye nka 12:00 urumva 12:00 bari amasaha umuntu atangira kuorganiza ibintu agiye guteka nuko. Tugera mu rugo noneho ndangije mbwira mama ati ngiye ndumva nakisubirira kwa kaka. Arambata si kubera iki ndavuga ati none se ndumva nyine numva makumbuye. Ariko mu by'ukuri si cyo kintu cyari gitumye mbivuga. Ahubwo naravuze se 12:00 ubu biragenda bite ntitugiye guteka nta biryo dufite. Ikindi mvuye n'ahantu nari ndi kwisekera nifitiye amahoro. Nibwo icyo uwo munsi nibwo bwa mbere numvishe nkumbuye papa. Avuga ati ubu ngubu yaba papa yarara aha ngaha abahise agira ukuntu yeranja amafaranga ubu ngubu tubatuje tukajya tworganiza ibintu. Burya niyo wakishima burya umuntu ushonje ashobora kwishima akagira gaye ko kwishima akumva ari kumwe n'abandi akumva ariko yakubita agatima ko nta kintu ari buze kurya nimugoroba ibyishimo byose bikayoyoka. Icyo gihe ndabyibuka numvishe nkumbuye papa cyane ndavuga ati ubu papa yakiza kuba ari aha ngaha ko papa yari umuntu w'umunyabwenge pe mu by'ukuri ukuntu mbyumva ntago muzi ariko muzi kwifoto nyine ariko yari umuntu w'umunyabwenge utaraburaga ukuntu ntago yaburaga uburyo kuko yanacuruzaga ibyo bintu bya muzika byamuye amafaranga atangiza na restaurant atangira restaurant imaze no gukomera rwose abantu bamaze kumumenya. Urumva rero mu by'ukuri ntandara yari kuzana abantu bafite restaurant afite n'ibyo bintu by'umuziki rwose ntandara yari kuzana. Icyo gihe nicyo cyambere nakumbuye papa numva ndavuze ati papa yaba yarara aha ngaho tuba tutashye natwe tugateka. Uza kwinjira gute mu by'umuziki rero? Uburyo ninjiye mu muziki inkuru yongeye kwivugaho kwera wenda abantu ntabwo turabacurangira ngo bumve urwego biriho cyangwa tubariho tubanza uza kutubwira ngo Munezero yinjiye mu muziki ati yego wenda kugira ngo abantu bumve ninabivuga abantu bumve power bifite. Ikindi kintu abantu bari bumenye nta muntu n'umwe wigeze nyigisha igicurangisho cyari cyo cyose. Yego harakarimba nkunda kubanzaho kavuga ngo cyo ngukundira mana nuko utameze nk'abantu kandi ikindi kintu ndi bubwira abantu mbere yuko ndirimba indirimbo zose ndi buririmbe hano buri kintu cyose ndi buririmbe ninjye wakiyandikiye. Yego cyo ngukundira mana utameze nk'abantu umera nk'abo nari kwishaye kwiwawe gusa ariho mungira. Cyo ngukundira mana nukutameze nk'abantu umera nk'abo nari kwishaye kwiwawe gusa ariho mungira. Umera nk'abo nari kwishaye kwiwawe gusa ariho mungira. Umera nk'abo nzara yari kunyica. Umera nk'abo ndabyibutse umera nk'abo ntabwo wari kumura mu buzima bubi. Umera nk'abo papa nari guhungira he. Umera nk'abo nari kwihisha he kwiwawe gusa ariho mungira. Man harimo ubutumwa bukomeye kandi polisana ni inkuru ivuze ni indirimbo ivuze ya nkuru yose uburazi ya nkuru yose tumaze kuvuga. Ndirimbye akantu gatoya ubundi ahangana nashyiramo ibintu byinshi. I know sorry man sorry kabisa that's life nibwo buzima. Waricaye uravuga utirika ndirimba agahinda kanjye byagenze biti? Ngiye kwandika indirimbo n'abantu nagiye nandikira abantu benshi nagiye nandikira indirimbo barabizi. Niba ari umuntu nikize kwandikira indirimbo arambwira ati indirimbo ntago ndi buyeme ati ntago indirimbo nk'iyi ngiyi wayiririmbye koko kubera
uburyo yumvaga amagambo n'iki n'ubwiza yari ifite. Iyo ngiye kwandika indirimbo ntago nkunda kwitekerezaho cyane, ntago nkunda kwandika ibintu nyine nishingiyeho, kubera ko nzi ko ubuzima nabayemo njyewe hari n'abandi batabaye nk'ubwo, hari undi wavutse mu gikoma cy'avoka. Of course hari igihe bigera wenda nkandika nkumva ahubwo ibyo nanditse bihuye n'inkuru yanjye, ariko sinandika mfite target yo kwiyandikaho. Ariko iyo nanditse indirimbo nanjye gutya nkumva iri kumpikinga, nanjye iyo ngiye kuririmba numva nk'ubu ngubu nyine mba mise ncamo kugira ngo hari igihe mba numva ibintu biri kugenda bimanuka nkahita ncamo, ariko ntago nubwo buryo mbese. Mwese ndashaka ntago nsubije iyi ngiyi byanze kunze ni wowe waricaye uravuga utereka nandike ibyo naciyemo. Ubwo mbagira ngo ikibazo z'ubwo mbagira ngo ikibazo kiburirwa irengero, ariko wanze kugisubiza. Iyo mutipera kuganira n'umuntu nyine umaze imyaka n'imyaka mu nyamakuru biragora, nta kundi nabigenza. Ariko iyi ndirimbo nayanditse, yes, nafashe agace gatoya ku buzima bwanjye. Ntabwo navuga ngo nayanditse ushingiye ku buzima bwanjye, ariko nafashe agace gatoya. Buriya nta nubwo nigeze mfata umwanya ngo nyirangize ibe furu, kubera njye indirimbo nandika ni nyinshi pe. Ari nk'igihe mbyuka mu gitondo nkahita numva umuntu akambwira ijambo nkahita nandika, ngo iyo mbonye chorus na verse ya mbere indirimbo ngiye kuri njye yarangiye. Hanyuma iyi ndirimbo nafashe akantu gatoya cyane, numvisha akantu kampitse, nibutse ubuzima bwanjye, numva akantu karampitse, mitahaza mira muri vuga ngo iyo umera nk'abantu, kubera ndabizi ko abantu nabwira abantu ngo ubuzima bwanyigishije guhengeza. Ubwo ndavuga ngo kira ngo abantu barabyumva se guhengereza kwa kundi ujya kugera nk'ahantu ukabanza ukatera akajisho reka ubuzima bwanyigishije kurunguruka, kubera nasanze ibintu nexpectingaga mu bantu ntabyo bafite. Umuntu mu expectingaho amahoro akayakwima pe. Uziko umuntu akubuza amahoro munabana no mu nzu n'umuvandimwe birashoboka ko ashobora, n'umuntu mu muryango birashoboka ko ashobora kukubuza amahoro, ariko nsanga Yesu wenyine niwe ushobora kumpa amahoro. Ndavuga ngo iyo umera nk'abantu, umuntu mushyiraho icyizere akakica akagitakaza, ariko Imana niyo yonyine ushobora gushyiraho icyizere ntigitakaza. Niyo mpamvu nahise nandika gutya. Man, uri talented, ufite impano ikomeye cyane kuririmba, biteye ubwoba. Ntago ndagera ahantu, ntago turaririmba indirimbo ngo numve ari wenda hari igende buze kuririmba indirimbo nkubitira kandi ubifuza wumva kabisa kahita kaza umutima no kukoblije wirire. Intoki zakonje, intoki zakonje ntago, ariko mu izina rya Yesu turakora. Ngiye kwandika ngiye kuririmba indirimbo yitwa Ijwi, narayisohoye, iri ku zone ebyiri nasohoye kwiya album. Iyi na album ndi kuririmba yitwa Ijwi, ubwo tushobora kuzayipininga cyangwa inkoramutima, tuzareba imwe muri izo. Ijwi rinkora ku mutima, agahinda kawe kangezeho. Numvise ijwi rinkora ku mutima, agahinda kawe kangezeho. Numvise ijwi rinkora ku mutima, agahinda kawe kangezeho. None humura mutima wanjye unejejwe no kugutabara. None humura mutima wanjye unejejwe no kugutabara. None ndahagurutse ngo nshinge ibuye ry'ubutsinzi, ukuraho ku marembo winjize mu bwami. Ni koko ndahagurutse ngo nshimangire icyo nakuvuzeho, witinya Morodekayi. None ndahagurutse ngo nshinge ibuye ry'ubutsinzi, gukuraho ku marembo winjize mu bwami. Ni koko ndahagurutse ngo nshimangire icyo nakuvuzeho, witinya Morodekayi. Amajoro warayurira unakira ngo murengere, karara wiyunze nanjye hadukeka ko budacya. Irembo wicayeho rye kw'isi izina ry'uburuki, abakomeye n'imiryango ntufite uwagutabara.
none humura mutima wanjye unejejwe no kugutabara none humura mutima wanjye unejejwe no kugutabara none ndahagurutse ngo nshinga ibuye ry'ubutsinzi gukuraho ku marembo winjize mu bwami ni koko ndahagurutse ngo nshimangire icyo nakuvuzeho witinya Morodekayi kandi mu ijoro ryawe cyo gutabarwa nzabuza ibitotsi abakomeye nzaherekeza bya jambo jorembo wicayeho siryo gakondo kandi mu ijoro ryawe cyo gutabarwa nzabuza ibitotsi abakomeye nzaherekeza bya jambo jorembo wicayeho siryo gakondo nyuma yo kugukura kwiremo ry'ibwami nyuma yo kugukura urubwa naguhindura urumuri uzabwira amahanga ko ndi Imana itabeshya zababwira ati mugumu zabarengera zabwira amahanga ko ndi Imana itabeshya zababwira ati muhumure zabarengera. Amina 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 amen. Sinongeye nkubwiye ko ufite talent uri talented. Urakoze cyane Jera. Nundi wese uri kutwumva muri kano kanya ashyire muri commentaire washoboye kumva ikiganiro kageza hano abasha kumukubwira ko uri talented. Urakoze kubwirwa n'umuntu nawe birangiye. Manu uri talented pe ufite ijwi ryiza ufite imyandikire myiza biteye ubwoba. Urakoze cyane. Urakoze. Wumva ufite inzozi ki mu muziki munezero. Yego urakoze. Urakoze icyo kibazo no kuri Flash FM barakimbajije. Nshimira n'abanyamakuru kuri Flash FM Warida ukora The Hit Show. Yumvisha indirimbo zanjye namayakari nyima kanu gatoya cyane. Arayumva atambwira ngo kwa mbere ndagushaka. Yumvishemo ikintu gikomeye kandi twagiranye ibihe byiza. Yamaje icyo kibazo. Ariko igisubizo n'ubundi ntago kiri buhinduke. Numva mfite inzozi zo kugera kure of course kandi bizanaba. Ariko ikintu cya mbere ngiye ntagetinga ni message. Ikintu cya mbere ntagetinga ni message buriya. Ndashaka kugera kure nkazagera no mu mahanga ariko ikintu nshaka cyo kugera kure sukuba superstar cyane ahubwo audience. Burangiye niyo wanzanira abantu ukambwira ngo haye abantu uzajya wakira abantu igihumbi iwawe buri munsi ubaririmbira bumva message gusa indirimbo zirimo ubutumwa. Ibyo byaba bimagije kurusha uko nagenda nkajya kuririmba mu nyine ngiye mashaka abantu bumve gusa message zirimo ibintu buri muntu wese yumve amagambo ari mu izi ndirimbo nicyo mbashaka. Ndashaka kuzagera kure message yanjye ikagera kure buriya mbavuga ati Imana imfashije kandi wenda nshobora kuzagira Imana akakireba nkavuga ati nkasabe andamutse amfashije akantumira cyangwa se nabandi bafite macana akomeye nkaba Irene nabande abantu kubera baba bakurikiranwa n'abantu benshi of course nawe nibyo ndabikunda cyane abantu bagukurikirana ni benshi kandi nkunda kubona comments abantu bandika ngo ubuhamya buramfashije nje niyo ntavuga ndabizi ko ibintu nashyize mu ndirimbo zanjye byafasha abantu benshi. Rero ngize Imana nkabona iyo audience nicyo mba nshaka kuko nge mbara ko nageze kure uko abantu bumvisha ibintu byanjye nibwo mbara ko nageze kure ariko mu muziki ndabizi ko nzagera kure cyane. Imana izantumbagiza ya hamwe no gusenga namwe mu nsengera umuntu wese uri kwireba nsengere iyi album izagere hanze. That's great. Ni byiza cyane turimba kandi karimbo kanyuma gatuma tugera ku musozo ikiganiro cyacu. Murakoze. Reka ndirimbe iyitwa ubwenge bw'isi. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane. Nakizagagaye zomye kubera ariko ntari turakora mu izina rya Yesu. Ubwenge bw'isi we kurushaho kugwira amanywa nijoro rushaho gukwira isi no kwigisha iby'ingeso mbi amanywa nijoro
rushaho gukwira isi no kwigisha iby'ingeso mbi. Ese Mana watwigishije ubwenge bwawe bugatsinda ubw'isi, ku mutima wo gushaka zengurutswe n'abambariye umweru ku mukara. Ese Mana watwigishije ubwenge bwawe bugatsinda ubw'isi, ku mutima wo gushaka zengurutswe n'abambariye umweru ku mukara. Dore ubwenge bw'isi butwaye abantu buhumye ntibakimenya iyo bajya. Abahoze mu bikari byawe bubayobowe n'ubwenge bw'isi, ubwenge bw'isi bwababaze buzambaraga na rya jambo babwiraga ubwoko bwawe. Ubwenge bw'isi bwababaze buzambaraga na rya jambo babwiraga ubwoko bwawe. Ese Mana watwigishije ubwenge bwawe bugatsinda ubw'isi, ku mutima wo gushaka zengurutswe n'abambariye umweru ku mukara. Ese Mana twigishije ubwenge bwawe ubw'isi, ku mutima wo gushaka zengurutswe n'abambariye umweru ku mukara. Kuko iminsi irushaho kuba mibi niko umutima urushaho kugushaka, kumvomerera amazi nazumagara nkananirwa nageze iwawe. Kuko iminsi irushaho kuba mibi niko umutima urushaho kugushaka, kumvomerera amazi nazumagara nkananirwa nageze iwawe. Kumvira isengesho turinde ubwenge bw'isi, twuzuze ubwenge bwawe uturinde. Kumvira isengesho. umva isengesho ry'umuhungu wawe Munezero Jean Pierre lejeje ubundi uko tubona mbonye yuzuza bikomeye, nawe abikora uko tubona abo ba nutuzi muri gospel ba Prosper Nkomezi n'amada atandukanye tuzi muri gospel, abitwa ba Alexis Dusabe ba Vestina Dorcas nabona abaririmbyi beza, uburyo nyine batangiye kugeza ubutumwa bwabo ku bantu benshi cyane nkuko abyifuza. Ebana nawe bikore kabisa guhera akakanya kugeza iki cyose. Munezero uri talented, Imana iguhe kukuyobora muri bino byose kugeze kuba wifuza kugeraho. Urifuza kujya ku banyamakuru, ku ba YouTubers, abo bakomeye bose bavuze bakwakire babone banyaciye izina rya Yesu, bakwakire abo basabe ushaka bakwakire, ba Irene ushaka bakwakire, n'abandi bose wifuza bakwakire nkuko tumaze kwivuga. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro, maybe ko hari umuntu wifuza supporting mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusohora album yawe, kukwakira mu kiganiro nkuko ubyifuza, tanga nimero ya telefone yawe. Nta kibazo, bashobora kumbona kuri 078 35 94 923 078 35 94 923. Yego, aho ni sawa cyane. Urege tumusapotinge buryo umuntu afite icyo atanga, biro kumufasha cyane. Abantu bumve ko ibi ngibi ndirimbye nakantu gatoya, n'indirimbo nakantu gatoya cyane. Uzi ko nanjye gucuzinga indirimbo ndi buririmbe sometimes birango kubera ukuntu mbana nanditse indirimbo numva buri muntu wese agomba kumva akantu ke. Rero ariko abantu bakoresha uko bashoboye, abantu Imana iri bukoreshe, nshimira n'abantu bafashe kugira ngo izo ndirimbo ebyiri zijye hanze. Yitwa Inkoramutima cyane abantu bafashe Imana bamugisha. Rero n'abandi rwose niba bakoresha uko bashoboye, Imana ibamugisha kandi bazabikora mu izina rya Yesu cyane rwose. Urakoze Munezero Jean Pierre, n'abandi mwese mwabanye natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Ndabashimira ufifuza kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye, mujye mutwandikira muduhamagare, tuzajya tureba uburyo tuzajya tuganira. Muri no minsi mumbabane nemaze minsi ntakora, ariko
that's life nibwo buzima nongeye kugaruka ngarutse neza cyane ni Rwema Imbabazi aho utaha